amashi menshi munamushimira se mubwire uti rwose ugize neza urakoze cyane. Iyo mwuka yajemo rero ibinari munani yegora Imana yarabivuze Imana yarabivuze ntabwo yabishoboje. Imana utiyicyubahiro. Haleluya. Reka Theogeste afate urwo rupapuro musa n'abazibegereza rw'umugore mu ruhu umugore rw'umugabo mu ruhu umugabo. Ntakeshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimfashamo. Amashi turije Sara nsezeranya ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ndagijimana Theoneste ambera umugabo dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye ya mugenzi we itariye mu yandi magambo. Hanyuma hagati aho ubundi bukwe nabwo nibwinjire kugira ngo tuze gukomereza. Rero muyakire mwembi hanyuma cyane. Reka noneho Viateri n'umufasha we nabo batwakiriye sertifika z'amavuta. Hanyuma baraza gusinya mu gitabo cy'amasezerano bamaze gusengera Imana ndetse no kwambikana impeta y'urukundo nk'uko n'ubundi umuhango wacu ubigenza wa buri munsi. Turagenda dufata igice kimwe ku bukwe bumwe no ku kindi, hanyuma turaza kubasengera rimwe kugira ngo byose bigende neza. Ndagira ngo nsabe mwene data Viateri baza kubasengera icyarimwe. Reka izo mpapuro Theoneste ndetse n'umukunzi we Sara nabo bahurije mu myanya yabo kugira ngo nabo dukorere amasezerano, hanyuma nyuma yabo tuze kumva ikurikiye. Igihe kirageze kugira ngo ibirori byabo bibe byiza kandi babigizemo uruhare. Rero ngiye kubabaza, hanyuma Theoneste arambuye ikiganza cye cy'iburyo, nako yego arambuye ikiganza cye cy'iburyo aravuga ati imbere y'Imana n'itorero ryayo, niba byemeye niba bihakanye turaza kubimenya. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Ndagijimana Theoneste, kwemeye kujyana n'uyu uwiturije Sara ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore, kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Ese muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye? Urambuye ikiganza cyawe cy'iburyo, mufate iyo mikorofone uvuge uti imbere y'Imana n'itorero ryayo, wenda ndabyemera cyangwa bihakana.
ndi imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo ndabyemeye. Yego, ubutaha muraza gukoresha amagambo dusanzwe dukoresha, ntihagire uvuga ndi, kugira ngo byose bigende neza. Reka tubaze na Sara, imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe witurije Sara, kwemeye kujyana n'uyu Ndagijimana Theoneste bakubere umugabo mushyingiranwa mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo, kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Urambuye ikiganza cyawe cy'iburyo, tubwire ngo imbere y'Imana n'itorero ryayo buzuze. Amashyi ka Sara. Mani mu mugisha, mikrofone ishyire hasi, hanyuma uhindukire, hanyuma n'ubundi mwene data Theoneste atwereke uburanga bwawe, hanyuma tunezererwe Imana yo yakuremye nawe ikamurema, kandi ikaba yaremeye n'umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Amashyi menshi, munamushimira se, mubwire uti rwose ugize neza, urakoze cyane. Iyo mwuka yajemo rero ibinari umunani yegora Imana yarabivuze, Imana yarabivuze ntabwo yabishoboje. Imana utiye icyubahiro. Haleluya. Reka Theoneste afate urwo rupapuro, musa n'abazibegereza, urw'umugore mu ruhu umugore, urw'umugabo mu ruhu umugabo, twumve indahiro ye. Arambura ikiganza cy'iburyo, abivuge mu Kinyarwanda. Njyewe Ndagijimana Theoneste nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu uwiturije Sara ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa agwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu mubabaro. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimfashamo. Amashyi kwa Theoneste, abikoze neza cyane. Reka n'undi amufashe, Marina yabaretse gatoya, turabizi turaza kubitunganya nta kibazo, turaza kubikemura, uretse babanze amasezerano yabo bayarangiza, tukabaha uburenganzira muze amaprotokole, nta kibazo. Uko byabaye turabibona kandi turabizi, nta kintu kirimo. Reka banze twumve amasezerano. Yego. Njyewe witurije Sara, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ndagijimana Theoneste ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero.
sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo yizeye azabifashamo. Amashyi. Hari ibyo mwasoma neza uko handitse. Handitse azabifashamo. Handitse ngiki? Yego, niko byanditse. Imana iguhe umugisha kandi rwose ni byiza cyane. Ndagira ngo n'ubundi muzane impeta zabo, hanyuma pare araza kuhaguma gatoya, reka mu burenganzira marene aprotokole kugira ngo bigende neza, amafoto atazaza bihengamye ya mugenzi we itariye mu yandi magambo. Hanyuma hagati aho ubundi bukwe nabwo nibwinjire kugira ngo tuze gukomerezaho ibintu byose bigende neza, kuko bakuza saa 9 none harenze iminota 45. Baza rero tugakomerezaho. Tugiye guha akanya n'ubundi Theoneste, hanyuma mikrofone pare aramufasha, araba afite amagambo y'urukundo abwira umukunzi we. Pare wahagaze hirya yabo gatoya yego aho haruguru, hanyuma abanyamakuru bakabibona neza. Urutoki rw'amasezerano ni uruhe? Hanyuma rwa rupapuro ruriho ya nyandiko rurihe? Uri kubisoma nta kibazo? Pare nawe kwegereze. Ari bubibone pare? Sa nk'urifatira aho ngaho. Yego. Ndagijimana Theoneste bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu. Mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ntabwo bishimishije. Ngaho nimukoma amashyi menshi cyane ba Theoneste. Sara yabonye umugabo w'umunyamwuka, ndabona yishimye cyane. Reka twumve na Sara nawe umukunzi w'impeta. Marene naza dufashe ibintu byose bigende neza. Yego, kugira ngo utabakingiriza usa nk'uko inyuma yabo, nibyo byiza. Yego, urutoki rw'amasezerano na mikrofone kwa Sara. Yego. Jewe niturije Sara, bihamishije kwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu. Mpamya ko batazatandukanywa nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amashyi kwa Sara. Ntabwo umushimira se nibura? Yego. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo mwicare mu myanya yanyu gatoya, twakire n'abo bageni bandi. Reka nsabe bahaguruke mu myanya yabo. Habayeho akantu ko gukererwa. Twumve nabo amasezerano yabo. Ndavuga Hategekimana Eri ndetse na Dusabimana Lydia. Reka bahaguruke mu myanya yabo. Sinzi n'ababa baherekeje n'abakwe babo bahageze, ariko ndagira ngo nabo tubakire. Turabakire mu izina rya nde? Amen. Umusangwa mukuru n'umukwe mukuru, abazi iby'ubukwe bwabo. Sabe Doteri muraza mukameno n'umukunzi wawe ahindukira kurebe mufatanye mu biganza. Eso izo ndabo zifite rakunda. Sabe iteraniro ryose muhaguruke mu myanya yanyu kugira ngo umuntu wese asabire aba bageni uko bumva. Namwe mutambuke bakurikira aho ngaho mwese. Yego, murebana kama imbere ye namwe gutyo. Sikundi baba
mwigire imbere namwe. Theo igira imbere kugira ngo bafotore neza. Amafoto agatambuka hano hagati kugira ngo mube mikrofone, hanyuma tubasabire umugisha bose kandi tubasabire Imana kugira ngo Imana izabone. Reka dusenge Imana. Imana data wa twese mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ku bw'aba basore n'abakobwa usoreje amasezerano yawe. Uyu munsi ukaba wubakiye ingo, bagiye kuba abagabo abandi bakaba abagore. Turabasengeye kuri ino tariki Mwami, tubasabye umugisha wawe mu izina rya Yesu. Tubasabye umugisha wo mu nda zabo, uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa. Turabasengeye kugira ngo bazabe umugisha kandi urugo rwabo ruzabe urugo rwiza rwa Gikristo. Turabasengeye Imana kugira ngo uzababere umujyanama mu rugo rwabo, uzabumve ubwenge, uzabafashe, uzababere umujyanama igihe cyose bazajya Mwami bakwiyambaza. Data ujye wumva kandi ububakire. Turabasengeye tubasabye umugisha mu byo bazagerageza gukora. Mwami Yesu uzabaha umugisha kandi aho bazatura bazaba abanyamugisha mu izina rya Yesu. Uzabahe guheka, uzabahe gukikira abahungu n'abakobwa. Mwami Yesu Kristo, imigisha yabo Mwami Yesu turayibasabiye kandi uhereye none imiryango y'umugisha mu buzima bwabo, urugo rwabo nikinguke mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, uzabarinda igisa n'ikibi, urugo rwabo ruzaba urugo rwa Gikristo kuzageza igihe Umwami Yesu Kristo azaza kujyana itorero. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, byose tubyambasha Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndetse na Ruberi aze abafelicita bifurize urugo rwiza, hanyuma mu kanya duhamye amasezerano yabo. Njyewe Pasiteri Manirafasha Pascal kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADP, nkomeje ko uhereye none Ndagijimana Theoneste abaye umugabo wa Uwiturije Sara, kandi ko Sara Uwiturije abaye umugore wa Ndagijimana Theoneste. Nuko ikimana yafatikanyije hamwe umuntu nakagitandukanye. Amen. Kugira ngo tubasabe batambuke bashyire umukono ku masezerano, ndetse na pare na marene barigira hino kugira ngo bashyire umukono ku masezerano yabo. Hanyuma pare na marene nabo habahamya amasezerano yabo, bashyiraho amazina yabo, hanyuma basinya. Abanga bw'ibyuma bakomeza gushyira ako kantu nziza cyane.
yigira hino kugira ngo nawe badukorere nk'uko n'ubundi byagenze kuri Theoneste. Abahagarariye imiryango ko bataje umugore pari na marene gukomeza umuyobozi wa gahunda atubwira ibikurikira, ariko mbere yuko tubasaba imigisha hari certificat de mariage kugira ngo tubashyikirize, kandi nibyo kugira ngo tuzibahe. Rero iyo umuntu akoze ubukwe byemewe n'amategeko, byemewe n'itorero ryacu, itorero ryabageneye certificat de mariage, bazashyira muri cadre bayereka abana babo, uhereye kugira ngo abana n'ababasura nyine ababasura bazajya bareba nuko bakoze ubukwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Reka duhere hirya kwa Viateri, ya hirya ni kwa Theoneste, ntabwo ndi kwibeshya. Rero muyakire mwembi, hanyuma cyane. Reka noneho Viateri n'umufasha we nabo batwakiriye certificat de mariage. Hanyuma ni ijambo ryanditse mu kubara, ni ijambo ryo gusaba umugisha. Kubara ibice 6, 40, ibice 6, 24 kugeza 26. Ndetse Uwiteka abaha umugisha, abarinde. Uwiteka bamurikije mu maso he, abagirire neza. Uwiteka barebe neza, abaha amahoro. Amen. Imana rero ibaha umugisha. Ndagira ngo mbere yuko nsubiza umuyobozi wa gahunda nongere mfata akanya gato senga Imana, hanyuma aratubwira ibikurikira. Mana y'icyubahiro turagushimye, ni wowe udushoboje gukora uyu murimo, kandi twasengeye izi ngo kugira ngo zizabe ingo zikubahisha kandi bazahabwa umugisha nawe. Nuko rero ndasenga kugira ngo gahunda zose zikiri imbere uzibemo, byateguye byose bitungane, kandi amahoro yakomeje gutwanira imitima y'ubwoko bwawe. Urakoze Mana ko byumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana turagushimye, ubanye natwe mu gutangira, ubanye natwe muri iyi gahunda y'uwo muhango mwiza wo gusezeranya abana bacu. Twabasabiye umugisha, reka n'ubundi bakomezanye muri za reception bagiye kujya, ndetse n'abatashe gukwe baha umunezero kugira ngo buri wese agubwe neza. Urakoze Mana y'icyubahiro, gendana na buri wese kandi amahoro akomeze gutwara mu mitima yacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakomeza muhagarare mwihangana kandi mwisohoka mbere y'abageni. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubukwe bw'uwowe na bose. Rero abashumba baraba bari imbere y'abageni, babanze basohoke, namwe mubone musohoke. Imana ibahe umugisha.